Komera cyane muhungu wa. Naho mumeze mutese? Tumeze neza. Sha. Vuye ahantu kure. Ngenda nkirima mpanandagurika. Ubu ntaguze ikintu kiri kungenza rero. Ndi kugenzwa na ka kantu bita perime. None se muze, urukumbona mu polisi kujya waje gushakira perime hanga? Ntago nakubonye mu polisi. Je ntago nshaka ziriya zivuye kuri polisi. Nshaka umuntu wagakoreye, umuntu ugafite. Niba umufite uzi umuntu ufite ako gaperime, wamundangira nkakagura. Mfite inyota yo gutwara. Undi se muze, ko uri kumva uvuga ngo ushaka perime ubundi uyikeneyemo we bujyora? Uburyo nyikeneyemo rero. Ubwo buryo ni uburyo bworoshye cyane. Ufite umusherishera akakanshera sherera nkakagura, nta kibazo. Waba nawe ugafite ukakama nkakagura, nta kibazo. Kuko urumva nshaka kuyigura, mbese nibwo buryo nkeneyemo agaperime, nta bundi buryo. None si mbe muze, mbese uyishaka muri bwa buryo? Umuntu waraharida, hari umuntu uzi wakabonye ejo bundi, ndabyibuka neza ko yakabonye ejo bundi. Twamwegera tukamubaza nimba koko yakakugurisha ako gaperime. Ariko se ufite provisoire se? Dore ungaruye muri bya bibazo ntashaka. Sinzi sinzi ngo babyandika bate. Provisoire icyo kintu rukumbaza ni igiki ko ntanakiza? Muna provisoire nayo ubwo mbese wowe ushaka guhita witura mu muhanda gucopi gusa pe ugatugenda ugatwara moto. Gose uri kumbwira moto birabiziga bibiri. Je nshaka gutwara remorike. Remorike niyo nshaka gutwara. Ibyo byo kumbwira ngo kwitura mu muhanda. Umuhanda nitwe tuyubaka. Ntatanze umusoro, ntafashe IBM, ntago umuhanda bawubaka. Nta muntu uzantangira. Nzajya gutwara. Ushaka gutwara remorike ko kumbi. Imahara neho zubaka, utange BM ku gihe nibindi byose mbese ushatse kuvuga ko ubwo biguriza uburenganzira ko ureta guha perime mbese vavu cyangwa ntaribi. Ese mbona bafite makaru nkakangaye kugira ngo numvera nimba leta mukurangira vavuba niyo yaba yarapfuye. Tureta tujya gushaka ibijyango yiwabo bayikugurisha. Nibyo ngibyo ushaka? Baba ibyo bintu byoroshye. Yaba yarapfuye, yaba ari muzima, yaba ari umuzimu, ibyo ntibindeba. Fa perime nayibona. Ubundi nanjye umuhanda ukambona kakahava. Jewe ngushaka perime niyo yaba yarapfuye. Uriya sira ni ngombwa. Uriya si umuntu wamutuburira na yabimenya.